ahubwo nibaze dore nanjye mfite big I'm dore learning guys nyuma ari twese kwigisha nimuze dufate note twese twafashe urupapuro na big ready Set. go hello Hello. karibu kumu Mama preneur. cheers ibyo ukunda ibyo uzi cyangwa se ibyo ukeneye nibyo bintu ushobora gukora ukabibyaza umusaruro cyane mu passion process bikaze mu kiganiro cy'ibintu mu modoka mu gikoni mu kazi k'abandi cyangwa kanyu yegereza agakawa kawe cyane nk'ibisanzwe cyangwa se ubundi usikiza cheers to today's achievement cheers there's achievement mumeze mutari ku uyu munsi mumeze mute naraye neza mwiriwe neza buri wese ahari kuri time zone ye abi Kigali abo muri Amerika abi Burayi everywhere dukurikiye twifuza kumenya amakuru yanyu cyane duhora tuvuga ikintu cya passion ijambo passion na atomic ngira ngo niyo majambo dukoresha cyane muri bino biganiro rero nta muntu utagira passion n'utaramenya passion ye nyine icya kintu kuba passionate ni cya kintu kikwegereye umutima ikintu gihora kigushimisha ikintu uri passionate about kiragushimisha ukanenjoyinga no kugikora ariko se ni gute kubera ko ahantu henshi twumva abantu bavuga ngo ntugakora akazi udakunda ni ahantu buri bumara amasaha 8, 9 cyangwa 10 so iyo passion yawe wayibyaza umusaruro gute cyane cyane mu kinyejana tugezemo ku bintu byose bishoboka sibyo kare ahubwo umuntu ashobora guhita yibaza ko ibindi passion ni iki passion rero hari akantu na like nkunda philosophy y'abantu bo muri Aziya first of all abantu bo muri Aziya mbona like hari philosophy y'abajapone hari Buddhism n'ibiki n'abantu bakunda gutekereza cyane passion ni ibintu bibiri bihuye abantu banzi mukunda kumva mvuga ikigai sinigeze mbona umwanya wo kwicara ngo nyibasobanurire neza nk'uburyo nshaka kwibasobanurira so this is the opportunity basana hano yes so ndabashyirira chart hano ya ikigai irimo ibice 4 ibyo bice 4 biragenda bigahura uko ibintu ugenda ubihuza muri izo part enye niko bigenda bikuzana kuri ikigai ikigai ishatse kuvuga reason of being ni nk'impamvu icyo waremewe nimba ariko nabisobanura mu kinyarwanda impamvu yo kubaho the purpose of your life sibyo ikindi nkundira ikigai ni uko ikombayininga ibintu bya personality na practical like okay iki kintu uragikunze n'ibiki twishyira hano hobby ngo hano tuhashyire kariyeri reka byose duhuze hobby na kariyeri kugira ngo utazaba uri hariya urimo urapentinga as a hobby urimo no gukora muri banki kandi utabikunze ukazajya wiba udusaha duke uzana ugira hobby yawe kugira ngo wenjoying ni iki wakora kiri enjoyable ukunze ariko kikanakwishyura kikanakwinjiriza n'amafaranga intuza chart ntuza part ebyiri za mbere rero zo muri iyo ikigai zikwereka passion yawe ugomba gukora list urupapuro y'ibintu ukunda wishimira bikuryoheye nabyanditse kugira ngo mwumve ko bimwe biri seriye ibindi ntago biri seriye ahubwo nibaze dore nanjye mfite big I'm learning guys nyuma ari kwigisha nimuze dufate note twese twafashe urupapuro na big
So yeah. hano nakoze liste y'ibintu birenga 10 nkunda nenjoyinga byaba bimeke like ntutekereze kure ngo utangire kuvuga ngo ibi ngibi ntaho bihuriye n'akazi. Just think about these things. Iyo umaze gukora iyi liste y'ibintu ukunda, ureba muri iyi liste noneho ukareba things you are good at, ibintu uzi. Kuko nk'ubu ngubu nkunda kudesigninga ariko ntago mbizi. You know, nkunda umuziki ariko sinshobora kuririmba, sinshobora no kubyina. Like I can sing ariko se for what? Umunsi bazishyurira abantu kuririmba nabi, I will show up. You know. Oh yeah. So iyo umaze gukora iyi liste noneho ujya ku bintu uzi. Nkanjye I love numbers, I love talking about money, I love money. Kubera ibi bintu nari mbizi ko I love those things, nagiye muri financial kuko I also love helping people in the community. Iyo umaze gukora iyo liste rero ukajya kuri iyo etape ya kabiri noneho y'ibyo uzi, maybe uragira amahirwe usange ibyo ukunda ni nabyo wize. You know, wenda wize tourisme cyangwa wize infirmieri kandi ukunda gufasha abantu cyangwa ukunda siyanse. So aho ngaho urasanga ibintu bimwe na bimwe bivuyeho. So iyo aho ahantu ibyo bintu bibiri bihuriye nibyo bintu uri passionate about, ubifitiye ubumenyi kandi uranabikunda. That's your passion. Icyo ni igice cya mbere cya ikigai. Iyo umaze kubona passion yawe rero ubu urumva ya list iragabanyutse. Bya bintu uzi bya passion na ntuzana unafitemo n'ubumenyi. Iyo umaze kubimenya noneho ujya muri iyo liste ukareba igikurikiyeho. Ni iki kintu ushobora guhemberwa muri ibyo bintu? Ni ibihe bintu muri ibyo ngibyo uri passionate about abantu bakora? Niho biba profession. Aho ngaho ugiye gushaka noneho profession yawe. Wese meme ubu ngubu nkanjye ko nanditseho ko nkunda kujya out for branch koko ibi nabihemberwa nk'ahantu nanditse. Umva, zoom in. Nta kintu kuri iki gihe tugezeho udashobora guhemberwa. Ushobora no kuvuga ati okay njye ndabikunze, ushobora gufasha restaurant kudesigninga menu za branch, ku marketinga branch, you know. Reka ndeke kugisabinga Nimba uri umu content creator utangire buri ugiye muri branch wifotore. Ushobora kuba event organizer w'ama branch. Nabonye abagore hano bajya muri branch bose bavuze ngo turambara nk'abakecuru bo muri 80s. It was beautiful, you know. Back to business. Branch kaniya. Urumva ushobora kuba you know you love branch kandi ukunda decoration. Ushobora guspecializa mu organize ama branch no kuya decorating. Let me tell you, niba ari ikintu kinshimisha ni ukubona ko akundi ibiryo bipanze biteretse n'indabo hagati, cocktail z'ubururu iz'umutuku nubwo naba byose ntabinywa. I like to have a different color of glass and take a picture. Oh my gosh, n'akarahure k'ubururu n'akarahure k'umuhondo. Umuntu wahimbye branch, you have to look your best. Ntugomba kuzinduka. You have to look good. Warangiza ukanaryana neza, warangiza ukanifotora. Akazuba kagihari, sunshine, uri gusocializing with your best friends. God bless branch. We love branch. Umumama udafite umumama wumva akunze branch ahita aba branch specialist. Karabaye. Noneho kujya muri branch. Mu gitondo wakoze akazi vuba vuba wakarangije. Ugiye mu kuburanshinga. Niba ari ufite ibindi bintu ugomba gukora nimugoroba, you are there. You used your time nicely. You know? Demure. Branches zubawe. Branches zuba. Tukomeze ne kukushaka. Yes. Komeze. Okay. Ako karaka istajya ngo karakanyuzemo.
Yes, entre parenthèses entre parenthèses. So wamaze kubona voilà rero wamaze kudefininga bya bintu bitatu, ibyo ukunda, ibyo ufitiye ubumenyi, ibyo ushobora guhemberwa. Icya nyuma yeah. noneho ni icyo abantu bakeneye. ubwo uracyari muri ya list Muri ya liste ni ukuvuga right ngo liste n'ubundi twahereyeho niyo turi kugenda dukomezaho, ahubwo bimwe bigenda bivamo kuko bidakwalifayinga kuri step ikurikiyeho, okay ntabwo turi kwera imena. Ibidakwalifayinga turahita tubyibagirwa. Nimba ari watangiranye ibintu 10 wakwibaza ikibazo cya kabiri ugasigarana 6, turakomezanya ibyo 6. Numara gusubiza ikibazo cya gatatu ugasanga usigaranye 4, turakomezanya ibyo 4. Ni ukuvuga ngo bigomba gukomeza bihura. Icya nyuma rero ntago kikwerekeyeho. Iki ngiki ni mission, ni legacy, ni ukubaka izina. You know, ni iyihe nyungu abantu bafite muri ibyo bintu, muri biriya byanyu musigaranye. Ni ikihe kintu abantu bakeneye the most, sibyo? Kuko nimba ukunda gukoropa ariko ukaba uzi yuko abantu bose you know it's standard, kereka nimba hari agatushe personnel ugiye gushyiraho. Aho ngaho rero yitwa you know I know nk'ubu ngubu ngewe nkweretse ukuntu bafata bath, ntago nakubwira ngo you run water and put soap gusa, nahita nkubwira ni oatmeal milk honey bath, nahita nongeraho agakushe kanyu, you know. So the mission ni ikintu gifasha the community, abantu ushaka, nubwo bavuga ngo the world needs, ariko abantu wowe ukunda witayeho ni iki noneho bo bakeneye, kibaruhura, kibafasha, kibigisha, kiba of service, kiba serving muri ibyo bintu byose bya nyuma wasigaranye. Iyo rero ugeze aho ngaho usanga usigaranye 1, 2 or 3 things, kandi akenshi iyo ubirebye iyo niyo ikigayi yawe. Iyo ubirebye uba usanga nubwo ari ibintu 2, 3 bifite kuntu wabikombininga bikaba either a business cyangwa a service. biri gukora, nanjye ndabona 2 nsigaranyemo hano n'ubundi ari we ngeto. Ari wowe? Yeah. I know. Ahubwo kamwe ndabona ariko kari bukurikireho kwinjira muri business yanjye. None Clarisse, wowe rero njyewe nkwizera kuri ka kantu ka discipline na organisation. Abantu bacu bamaze kubona abantu mwe amaze kumpa amapeti aranyemera. Niwe muntu wa mbere umfollowing, niwe muforowa mfite, big supporter, big fan. Big fan. Yes. Clary, none umuntu amaze kubona ikigayi yiwe, icyo yaremewe, the calling, ni gute noneho practically nje nkakubwira ati nasanze ikigayi yanjye nyine, nanjye ni ukuvuga n'abana, ubwo ni ukuvuga ku bana, ni gute noneho mbitransforminga nkabivana mu mpapuro nkabigira business? Okay, niyica burya urantwika. No. Ariko icya mbere cyo iyo umuntu yamaze kudiscoveringa passion, you feel the energy. Urumva? There is nothing that makes you feel so energized nko gukora ikintu kikwe-excitinga cyangwa kudiscoveringa what excites you the most. Njyewe ndanirwa no kujya kuryama, mba numva nakwashira. Nta nubwo uryama, hari igihe iyo ufite project mu mutwe ikwe-excitinga, desire, you wanna do it, hari igihe utanasinzira. Wakwicura saa 8 z'ijoro ukumva uri gukora imishinga, uri gupanga steps ku murongo, washyushye wahinze, njye nzita himbiri nyine, ku buryo wabwira n'abantu yigira umushinga. So
hindiri y'umushinga rero Mm. niyo ituma abantu bahita badreaminga like Overthinking. biri so big Mm. urumva so dream big but start small Mm. dreaminga big that's okay Mm. umushinga wawugire munini ariko wucopinga Yes. kuko starting a business kwinjira muri passion yawe ushaka kuyibyaza inyungu it's a big risk to take like starting a business is a risk It's a taking risk. Yeah. igihe utaramenya ibyo urimo ukijyanwa na desire na excitement na energy Mm. z'uko ugiye gukora ibintu ukunze kumva nyine hashyushye hahi urumva Noneho umuntu so you araminimize can minimize risk good. the risk Mm. by starting small Mm. noneho uko ugenda gradually ugenda ubyiga ubimenya ukagenda wongeramo and then ikagenda iba big Iba big. Yeah. second passion yawe nubwo ihari wayidiscovery Mm. niho meme yasoreje yavuze ngo ni ukubijyanisha n'iby'isi ikeneye cyangwa n'ibyo we're going to serve Mm. guseriva umuntu ariko ahaze ntabyo yarya right Yeah. so hano niho mbita mbigaruramo nkavuga ati you need to do the market study urumva to the research umenye ko passion yawe n'ibintu ugiye kuzana bikenewe so that your passion meets the demand iri ku isoko so Yeah. kumenya ko hari demand y'ibyo bintu byawe wumva ufite muri wowe noneho demand yawe wamara kuyibona then you supply so the supply is your passion wataninze into action cyangwa service cyangwa product Yeah. yeah and then mu gutangira nyine ufokasinge kuri strength zawe urumva ufokasinge kuri strength zawe ibyo ufite byose ibyo wasavinga ibyo ushoboye ariko ntube limited uterwa ubwoba n'ibyo utazi N'ibyo utazi. you can outsource the rest kugeza igihe ubimenye. find support system outsource ibyo udashoboye gukora urumva ubaze njyewe niba nzi kudekora ntabwo nari nzi gukora website ariko hari igihe byari kunyantimira ariko nahaye arinze umuntu ukora website yawe so none nimba ntafite amafaranga yo kwa outsourcing start small noneho ibintu bigusaba amafaranga menshi ntabwo ari ibyo uheraho ushobora kuba njyewe ndagurye hari umushuti wanjye twatangiranye bizinesi yakoraga ibindi bintu bye bidahuye na dekoro njyewe nahise amafaranga yo kwishyura website ariko we ntayo yari afite yadizayininze website through Canva byamutwaye nk'ukwezi kose yararaga kuri YouTube ari kwiga kudizayininga yakoraga ibintu byose na business cards ze yazikuye kuri Canva ariko njyewe kuko nta time nari mfite natangiye business nkora full time ntabwo nari mfite time yo kwicara ngo mbe ndeba amavideo ndeba ukuntu mbikora nicare kandi umuntu aranemenya rwose njye ndayamanitse ntabwo njye na designinga website niyo buri wese agira talent y'urubyo nayo ntagira muri passion so she did it so n'undi rero nawe ashobora kuvuga ati kashi none ntazo mfite ariko akaba yadesigninga akantu gato it doesn't have to be the big website like Sublime website ariko as long as ufite the landing page page iriho services zawe reba utanayifite na a good Facebook page for example I know zibishyura se kuri Facebook like nimba n'ibyo byose utabizi abakiriya hamagara contact list yawe let me give you example yo gutekinga big ukanatangira big ariko utabitekerejeho nyine kubera excitement
ngiye kubera excitement n'umuntu wagiye kuri website yanjye bwa mbere yari yarebyeho asanga ko nsavinga the whole Midwest ahantu hose hanini urumva kuko numvaga ni nka East Africa yose bari bafashe East Africa yose nyuma nza kubitekerezaho and then I talked to my mentor my business advisor arambwira ati okay realistic njye nawe reka tuganire ankubita ibibazo nka 5 mbitekerejeho nsanga okay nzi kudekora ariko se kugira ngo njyewe umuntu nampamagara ari Chicago nona njyeyo umuntu nampamagara ari muri Michigan njyeyo umuntu nampamagara ari muri Kentucky Manuka umuntu nampamagara like so mbitekerejeho nsanga biransaba support system nini and I was not ready byibura mfite umuntu uri aho handi hantu I needed a little bit of something even after your branch and your umuntu twa communicating cyangwa I am free to travel anytime bampamagara kandi mfite abana 2 batoya gusa nayo nabitekereje I can kudekora ndabizi ariko mimi numpamagara ngo ufite ubukwe muri Texas nona ntabwo nahita nkubwira ngo yewe ngo byakunze ngo ndaje muri Texas no so ntabwo rero ngiye kubeshya abantu ngo ngiye gutangira ndi international kuko supplier cyangwa reka mbanze mfatishe no muri quartier ndimo nitwe local vendor nk'abandi bose noneho nzave ku kuba local ndebe niba nazamuka nkajya here and there hera hasi visit card uyareke website uyireke nimba utabifite just start building izina building the brand n'ikindi kintu cyitwa portfolio muri iki kinyejana muri iki kinyejana turi nimba udafite portfolio proof zerekana abantu byereka abantu ibyo ukora it doesn't work nimba utarabona abakiriya igihe utetse mu rugo reka dukomereze ku guteka igihe utetse mu rugo dressinga nkaho uri budressingira abakiriya bawe take pictures buri munsi utangire ushyire kuri WhatsApp utangire ushyire kuri social media yawe niwumva muri quartier hari umuntu ufite epari uvuga ati waretse nka gutekera ngewe ndi kubaka izina ndi kubuildinga brand wowe haha uze unafashe ngewe ndagutekera ibiryo biryoshye looking good niyo ataguhemba ariko abaje kurya muri iyo pari ejo baramubwira ati wow ninde wagutekeye utuvuga ati ni ngewe wabitetse ejo bazakwishyura you don't overthink mwibuke iyi episode twabahaye small don't overthink just keep moving ndumva ari byo twavuze basically so assignment y'uyu munsi rero mwayibonye wasanga mwana amaze no kubikora urupapuro ikaramu ushake ikigayi yawe numara kuyibona niwumva uri called to post about it ugire hashtag #preneur cyangwa ujoininge Facebook group yacu nyuma tuza na kaka book club kazaza join Facebook group utwibwire tubwire nimba uri umumapreneur nimba ushaka kuba umumapreneur utubwire niyo ikigayi yawe introduce yourself reka tumenyane dusupportingane that's all nicyo kintu dushobora gufashanya hagati yacu we can't wait to see you kuri Facebook group yacu ibintu byose muhishiwe cyangwa se muzagira n'amahirwe yo kujya mubimenya mbere abandi batarabimenya kuri channel so abashishikariza kutujoining link irabiri muri description na comment y'iyi video so that you can find it ariko ni umumapreneur nk'ibisanzwe Facebook group ikindi rero nk'uko duhora tubibasaba
ni ukuri share yanyu irakenewe. Yeah. Subscribe Mm. niba ari ubwa mbere utubonye. Mm. Invite your friends, your family. Niba iki kiganiro kikubatse ntubihererane ubigeze no ku bandi. Yes. Thank you so much, guys. We love you. See you next Thursday, 6 p.m. Eastern Time, 5 p.m. Central, na saa sita z'ijoro ku bari mu Rwanda. Bye bye. Bye bye. Mwah. Baramushyira on the spot for the kiss.